Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News. Breaking news. Amakuru ahari atugeze muri kano kanya muzamura amaboko n'ibiganza mwakire General Masunzu muri M23. Mwakire General Masunzu muramwakira cyangwa ntabwo mwakira. Breaking news iratubwira ko ingabo nyinshi z'abanyakolombia Colombia nyaboneka ngo hafi na Uvira imirambo yabo ari myinshi cyane. Ingabo nyinshi z'abanyakolombia bakomeje kuhagwa mu byukuri, abandi bakomeje gufatwa amatekwa. Anga n'urugamba rubereye gato cyane ujya kwinjira Uvira, bisa nkaho urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira tayari rutangiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibintu ni bibiri: General Sultan Makenga arakira Masunzu cyangwa ntaga mwakira. Ese aramutse mwakiriye cyangwa nta mwakira, abaturage b'abakongomani cyangwa se abakunzi bizasaramwe barabyakira bite? Uyu mugabo ko yabiciye abantu, yabiciye makanika, ese ibi biragenda bite? Cyangwa rimwe bya politike byo kuvuga ngo nyine nta mwanzi wa politike uhoraho. Aya rero nta makuru tugiye kugenda turebera hamwe muri rusange, ariko kandi muhaguruke. Nimba muhaguruka mwakire Masunzu cyangwa se muhaguruka ni noje. Ngaya nguko ntabwo byoroshye cyane, tubahaye ikaze. Hanyuma ariko kandi muri amakuru turaza kurebera hamwe ingabo zisaga 529 zimaze mu byukuri kwinjira zikanyura ku mupaka zikatezerekeza hakurya mu byukuri Iminembwe ujyamo cyangwa se zinyire Uvira. Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe muri rusange, abamaze kugotagota impande zose. Muhaguruke rero mu byukuri mukore subscribe cyangwa sabone. Nimushaka kuba muri groupe yacu, reba link iri hepfo gato cyane uyikoreho ubundi urisanga muri groupe ubayantwe muri aya makuru. Tuguha ikaze muri kano kanya mu byukuri makuru akomeye cyane tugiye kuba tubana 5 kwa 5. Ngango korero hariko rero hari izindi breaking news pasi nawe agiye kubagezaho. Breaking news ni nyinshi cyane. FARDC bahuye n'ibyago bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi mu nzira iva Karemi, ubwo bari barimo bohereza abasirikari ngo basanga 300. Burya ntago araho gusabwa Nelson, ntago ari ingabo z'u Burundi za deployinze gusa, na FARDC ya deployinze ingabo zitari nkeya cyane, ariko mu byago bikomeye cyane bagize batya bahura n'undi murongo wa twirwaneho wari wibere hano mu nkengero n'ubundi za hano muri za Mfizi ndetse na za Mwenga. Bagira gutya bahita bacakirana iminota mike cyane, bari bamaze kubambura ibikoresho bari bafite. Nukuvuga ngo twirwaneho aya masaha iri kubyinira ku rukoma. Hanyuma ndi makuru akomeye cyane tugiye kubabwira ko ubu tuvugana Kiliziya Katolika mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijambo rikakaye cyane ati nta mukobwa uzongera kuza kwiga twite, ati byo turabiciye burundu, ati byo bintu byo gutwita uko no kwishuri. Hanyuma General Mubaraka Muganga turababwira ko nawe ari mu ruzinduko muri Somalia, turababwira ni igiki yagiye gukorayo, byose turaza kubabwira. Hanyuma n'andi makuru nagiye mbona nkurikirana amakuru ari kuvuga ko Idoha n'undi hari ibiganiro. Uyu bita Masad Burus nawe ari mu biganiro kabisa muri Katari. Sinzi ibingo bari kuganira kubikiri ko tugiye kubisesengura nazanya makuru yabyo. Ni byinshi cyane dufite tugiye kugira tuvuga. Hanyuma icyo twe tubasaba no gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo musho kugenda mu natwe gatanu kwigageze kako. Hanyuma bwana Pacifique yanyemera duhera makuru yacu hano ahangaha i Burundi. Duhere i Burundi. Duhere i Burundi. Reka duhere i Burundi kuzino ngabo za Jabutse zije kureba zije guhura n'uruva gusenya. Impamvu bavuga ko ari ugura n'uruva gusenya zije kuba ibitambo. Reba Lawrence Kanyuka mu burakari bwinshi ibintu yavuze saa 6 z'ijoro, saa 6 zikira saa 7. Nge narindimo kubikurikira nibwo akubise itangazo rugiye ku rukurugo rwa Twitter. Aravuga ati dukurikije plan leta ya Kongo idufitiye, dukurikije ibitero bari guparaninga, dukurikije uburyo ari kwanga twumva Idoha nibyo bari gupanga, twebwe dufashe umwanzuro ko tugiye gukura mu Uvira. Ngira ngo iri tangazo na amagambo twari durutse kuyumva kwifatwa ryo mu Goma mbere ko mu Goma bagomufatwa n'umundi nuko bakubise igitangazo hanze kindimbura cy'akarabutaka. Baraza iryo tangazo barikurikije urugamba rutunguranye rufata mu Goma, ari nabwo bwoba umujyi wa Uvira ufite. Leta ya Kinshasa ifite muri kano kanya ko n'ubundi bisa nkaho nabo ejo bundi basora itangazo bavuga ati M23 igiye gufata Uvira. Nibwo bwo bifite byo kuvuga ngo bagiye kudutungura afata umujyi wa Uvira, ati amakuru twamaze kuyamenya. None rero nyuma yo kubona abaturage b'iminembwe bakomeje kwicwa n'izindi amushi zigiye zitandukanye no kwegera ibirindiro bya M23,
wese afata umwanzuro aravuga ati rero nimba ingabo za FARDC zigumye kutwataka je tugabaye ibitero mu cyose byo bitandukanye reka natwe dufate umwanzuro n'ubundi aho kugira ngo dutegereze twanzike ariko neva bamaze kugira ikirangirire abibonye aravuga tuzi n'ikindi hari ingabo zanjye nibikiye zimwe zitagaragara zitagaragara zagaragaye rero urumva ati zigera kuri 529 n'ikindi zose ni 9 ati izi ngabo ninzimanura atemwe turati isubira inyuma ati leta yiruka ariko reka nkubwire M23 nayo buriya nta kintu igikora itakivuze yasisora itangazo ihuruza amahanga Lawrence Kanyuka ubwe ariteretse kuno ku gakamera akora video sinzi arayishyira kuri Twitter buriya hanyuma ayereka amahanga avuga anasobanura ibyizi ngabo z'u Burundi ndetse n'imigambi mibisha bafite hano kuri buno butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi yavuze ko bikomeje kuba kamenyero gakomeye cyane bamenyerwa nkaho atari abene gihugu cyangwa se nkaho atari abantu bagakwiye guhabwa agaciro nabo. Amambere yatanze n'ingero zarakaye ku rwego rwo hejuru bwa Nelson utagira ngo yavuze amagambo yoroheje yavuze ati nubundi hombo ni homboke no hahandi nubundi myanzu iraguma ari yindi Kinshasa ntiri butege kwemera ibiganiro ngisinya amasezerano. Ndagira ngo abantu batwumve amakutu yakore tuyakora n'imbaraga. Katuyakora n'imbaraga nabwo yafite imbaraga. Arakomeye cyane. Umugabo wita Neva yamaze kubona n'ubundi gihugu cye kigiye kujya mu kangaratete. Aravuga ati nubundi M23 ije muri Uvira igihugu Bujumbura ngira yitwara. Nubundi homba Nhomboka reka mfata umwanzuro n'ubundi zangabone nasubije inyuma nemere nzirohe wenda hari hakupfa none najya ryari ntapfejo afata nizo yarafite razimoni zose ati yarahishe avuga ngo je mfite igisirikare kiboneka ariko iryo jambo muraryumva mfite igisirikare kigaragara n'ikitagaragara sasa ikigaragara yarakizanye hari hasigaye kitagaragara icyo akatugikihorera iyo bakabonye avuga ati iyo ndi kuvuga urumva uri umuntu ari kuvuga bakabonye uri kugira gutya iyo bakabonye uri kugira gutya avuga ati ni mubasa ataba bantu ndi muzima urumva rero ikintu cyose kuvuga ni kirere uyu mugabo yabonye ngo agira ngo mfe uyu munsi nta pejo reka nigabanyiriza igihe ntabwo tuvuze ko agiye kuba yagira ikibazo ahubwo biragaragara ko ingabo yarasigaranye yari yizeye nizamanuye ntago izi ngabo zimanuye atabewe ko umujyi wa Uvira ugeramiwe abasirikare tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi aba basirikare bangana uku yohereje si 500 na 20 ntago havuzwe ejo ndi ko yohereje ibindi 600 mbere yaho gato ntiyari yohereje ibindi 20 muri hano ku kibuga cy'indege za Kavumu mbere yaho gato muri za Masisi yohereje abangana uti imibare twakira ivuga ku gisirikare cy'u Burundi ngo ni 32 iyo dukoze imibare neza dusanga byararenze 40 byoherejwe hano muri Kongo abo basirikare rero batagaragara birashoboka ko abafite ngiye bwa Nelson amaze kubona ko uyu mugabo afite abasirikare byo batagaragara agenda hishura mu ibanga uti gute rero ubwa mbere byagiye bivugwa yuko ngo ari ukuntu agiye agira gutya agapfunyikira witwa Tshisekedi gakamwumvisha yuko amuhaye special force noneho zavuye muri Somalia kurwanya ibyihebe ngira ngo urabizi neza cyane akavuga ati gifite abasirikare banyabo nkubita $1 aho nkwereke akamukubita amadolari akamuzanira ngo imbonera kure akazambika imyenda y'abasirikare hanyuma bagerara kuri tere y'urugamba bagakubitwa bagahunga bagakinagira bagasiga wazarendo mu rugamba ariyo mpamvu bajya kugira gutyo kumva wazarendo ngo zikomnya abarundi ngo bari guhangana ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo Tshisekedi yavuze ati abasirikare babo basubirane kugeza ubwo rero yemeye gutanga abasirikare banyabo kuri ubu amakuru dufite nuko hatakiboneka imbonera kure zo kuza ku rugamba ahubwo kubera ko urugamba rumusumbirije cyase ruri kumwegera kandi abizi neza yuko M23 ariho handi igomba kumusanga nawe ikamusanga mu Burundi yavuze ati zangabo zanjye nizera nkuko wari ubivuze reka nzihishure hanyuma ndebe ko nakirengera bugacya kabiri hatarafatwa Uvira noneho mbe ntekereza neza urumva aba yica ahantu agenda tuza bapoze avuga ati byibura abandi 500 bari kuba batinzamo M23 atekereza icyo gukora hanyuma arebe niba ari bugenda kaganize M23 korana ko M23 yarakaye turaje tugaruke kuri Lawrence Kanyuka ibyo amaze kuvuga biragaragaza ishusho ya nyayo y'umujyi wa Uvira na operation nyirizina y'ukuntu igiye gukorwa n'ukuntu bagiye kuyigarura noneho batitaye ku kintu na kimwe haba ku gitutu cy'amahanga
cyangwa se haba ku biri bubavugweho byose babyirengagije, aravuga ati n'ubundi niho hahandi nta keza kanyu, reka tubikore mu ubu buryo. Hanyuma rero Neva aravuga ati aba baraza kwa babatinza, sibyo? Ati noneho nanjye ndeba ahantu mbe ngiye mbe ntekereza neza, nimara kumva gutekereza ndaza kumenya icyo gukora. Ntabwo twavuga ko Neva wenda ari uguhunga cyangwa no kuva no kubatinza, ariko ikintu ugiye mbona ndagira ngo tujye duha abantu amakuru, amakuru afite reference ndetse n'amakuru yumvikana bya nyabyo. Yumvikana kohereza zino ngabo 220 na 520 na ni ingabo azohereje nyuma yo kumenya yuko M23 igiye kwataka. Ntabwo ari gupfa gutera zino ngabo gutyo gusa nta adafite amakuru. Ndagira ngo twumve neza cyane nkuko na leta ya Kinshasa aya makuru yafite. Rero yohereje ingabo zo kugira ngo aze akavaringe kuko rega nubwo muri Rugezi haguye ingabo nyinshi, Nyangezi haguye ingabo nyinshi, izi ngabo zije gusimbura izaguye ku rugamba. Mwibuka ko bakora reinforcement isobanuye iki? Reinforcement isobanuye kongera cyangwa se gusimbuza, sibyo? Gusimbuza izatakaye, kongera ingabo bitewe n'uko bari babateganyije bawagize gute bawarangiye. Bivuze iki cyangwa sobanuye iki rero? Bisobanuye ko zino ngabo yohereje zije kugerageza gukavaringa Uvira ndetse no kwambuka hakurya Iminembwe. Ikibabaje rero nicyo rero cyatumye M23 isora itangaza nyuma yo kumenya ko Neva yohereje ingabo amari ingabo M23 no mujinyageze yavuze ati nimba ari ibinyo ingabo ziri kuza nezeje kugira gute kwangiza abaturage no guturage, kandi twebwe dushinzwe kurira umutekano w'abaturage. Rero kugumya n'ubundi kuri M23 kwende rwa M23 gutinda kwataka niba ko afite ubwo bushobozi, reka tujye tunabigarukaho nimba M23 ifite n'ubwo bushobozi bwo kwataka igafata umujyi wa yakataka. Yagombye kubikora nkuko babivuga, ikabikora kare abaturage batagira gute batarapfa. Kandi ku ruhande rwa leta Kinshasa ntabwo baryamye, ntabwo boroshye, nabo bari kugaba ibitero kuri M23. Ntabwo M23 gufata umwanzuro. Ikibazo gihari ni ikibwana Neriso. M23 yo ireba impande zombi, ireba ku ruhande rwabo, ikareba ku ruhande rw'abasivile no ku ruhande rwa leta ntacyo bareba. Habaye hari abasirikare gusa ntacyo bareba, kuko n'ubundi umusirikare iteka yagiye mu kisirikare asinyira gupfa no gukira. Iyo ugize amahirwe urakira, iyo ugize umwaka kandi nabwo urapfa, kandi uri umusirikare ni ibisanzwe, nta kintu babitwaye gupfa ni isezerano ryabo. Hanyuma rero M23 ikareba ikavuga ati aba basirikare nitubiraramo nibyo dushobora gufata umujyi wa Uvira, ariko se turawusanga amabara, turajya mu bo twishe. Amahanga aravuga iki? Ariko kuri ishuro bitewe n'iki kibazo cyabayeho cyakozwe na leta y'u Burundi kohereza abasirikare bangana uko bwana Neriso, ibi niba bigaragaza yuko bya biganiro nta kintu biri gutanga, haba ubwumvikane ntabwo, haba koroheranya ku by'agahenge ku mpande zombi ntako, mbese nta mpuwe n'izi nkeye bafite M23 tena n'abaturage bayoboye, kuko aho bagaye ibitero, ibuke aho bagaye ibitero kuri M23 hariyo n'abasivile. Uri abajya bapfa nuko wenda tutajya tuza ngo tubitangaze ngo tuvuge ngo bapfa abanganuko, ariko barapfa abasivile kandi batari bakeya, barapfa kubwishi kuko ibitero leta Kinshasa igaba n'ingabo z'u Burundi nta mpuwe bashyiramo, ntabe na nkeya baragaba ibitero ngo bose aho M23 wiri kereka umuturage wamanitse amaboko akamuza rene bose bavuga ngo ni M23 ngo ideology ni imwe ngo bamaze kubimikamo ngo imitekerereze yabo kandi ngo ko bakorana nabo bavuga ko isaha ku isaha bagambanira. Tukiri aho ndagira ngo abantu babyume neza cyane, ingabo za FDNB gahunda ni no gukora revenge, niyo gahunda ngo bafite, kuko ngo ejo mu minsi 2 ishize FDNB zitakaje ingabo nyinshi ubwo zagabaga igitero gikomeye cyane kuri M23 hano za Kirba ndetse na Katogota hasi ndetse na za breaking news nibagiye kuvuga iyi nkuru tutangira, ikambabwira iyi breaking news ahantu bita Sange ngira ngo murabiherutse neza, aherutse gupfira abasirikare b'abacashuro 8. Kuri uyu munsi nakurikiranya amakuru neza cyane, imboni zacu ziherereye muri biriya bice zambwiye neza yuko hano hafatuwe abandi basirikare bageze kuri 4 b'abarundi pana noneho wazarendo. Amakuru ufite ya nyayo nuko ari kwataka abarundi ngo wazarendo zisa n'izitarukije, ziri ku ruhande kuko mu bitero bikomeye cyane biri kugabwa na operation Karundura n'iz'abarundi. Ariko ingabo z'Abarundi nazo ziri mu kazi ziri mu kazi gakomeye cyane, nazo ziri kwataka my friend. Ibi rero nibyo byatumye
tuvuga ku byo Lawrence Kanyuka arimo kuvuga. So nibyo rero ndi kuvuga, ingabo za FDNB zigerageje kuza ngo zikwihorera kubera ingabo nyinshi bamaze iminsi batakaje, ariko n'ubundi bikwangaka byuza. Cyakoze bari kugaba igitero gikomeye cyane, harimo intwaro ziremereye cyane, ngo ku buryo batangije intwaro ziremereye, ngariko bari kwataka bafite ikintu bisigiyeho inyuma. Bari kwataka ngo bafite ikintu basize basigaranye. Nuvuga ngo ikintu kiza cyabaye ku ngabo z'u Burundi, ngira ngo urabizi mwira misi yashije, umusirikare w'umurundi wese ntabwo yari yemerewe gukora reprise strategique, ngabe yasubira inyuma mu gihe bari mu rugamba. Hari itsinda rishinzwe kurwanya umusirikare wagize gute ngo atahe urugamba, bo bavuga ko ari uguta urugamba, guhunga urugamba. Ntabwo bari bemewe gukora reprise strategique cyangwa se ngo basubire inyuma igihe babona ko urugamba rubasumbirije cyangwa se ruri kubegera. Hanyuma bo icyo bari bategetse ni ukwadvancinga bakajya guhangana ne muvetura kugeza babakuye mu gace. Ibyo kure FDNB ntibyakoraga, kuri ubu biri gukora. Never ryatsinda ryo guhiga abasirikare yarikuyeho, kuko abari bari gupfa benshi baje kuvumbura neza cyane yuko baticwa nayo mu 23, ahubwo bicwa na bagenzi babo bafatanyije urugamba, bitewe nuko ari itegeko ryashyizweho rikanasinywa neza ko umusirikare wese uri ku rugamba mu gihe yagiye kuri frontline ku murongo w'imbere agomba guhangana kugeza acyuyitsinze. Ahangaha rero ingabo z'u Burundi impamvu uri kumva ngo zagiye no gukora revenge nyine kwihorera, ni ukubera ko bavuga ati nitugenda tukabona bibaye bibi turasubira inyuma twihuta turenga nk'ikilometero kimwe, hanyuma ejo tuzongere tugaruke, cyangwa se mu masaha akurikira twongere tugaruke tumaze kwisuganya. Ibyo nibyo biri kuba nabyo noneho M23 turi gutuma itadivasinga ngiye gufata Uvira, kubera ko biragoranye cyane buriya guhangana. Pacifique Masunzu navuze nkubwira kareti, nubwo bamukuye mu rugamba afite akamaro kuko yaratangiye guhindura byinshi, kubera ko ino strategy niyo Pacifique Masunzu yari yaza yavuga ati ibyo byo kuba ngo muricana muri ku rugamba mwese mubireke, mwe mukubite ni mubona bikomeye musubira inyuma mwongere mugaruke mwatake. Bityo rero babikoze mwubwo buryo, none bari gutinze mu 23 gufata Uvira. Nyuma ugire bakumpande zombi hari ukuntu ndi kumuri gufokasinga kuri M23 cyane, nkaho batari guhangana n'ingabo ziri ku rugamba kandi nazo zibamereye nabi. Reka ntumve M23 kucyongera kwataka, ugire neza ari bubi, unyumve neza. Ntabwo ugiye nigeze mvuga ko M23 ari gukubita, vuga ngo nibyo ko M23 iri muri advancing, iri no gutegura urwo rugamba, ariko iri gutegura urugamba yabanje gukubitwa. Ntugire ngo ntabwo iri gukubitwa, reka mubwire impamvu itari gukubitwa. None ugira ngo yaraka gute itakubitwa? Reka nkumbaze. Ikintu cyabaraka, reka musobanurire. Yagize kunyumva neza bwa Neriso. Navuze ngo ikintu kiri kubarakaza, barakajwe nuko bari mu biganiro byo gusinyana amahoro ndetse no guhagarika imirwano. Urumva mu gihe leta Kinshasa iri kohereza ingabo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. None sinakubwiye ko muri Karemi haje abandi basirikare basanga 370, mu Burundi ntihaturutse abandi basanga 500. Abo bose bateranyije bangana gute? 370, 524 bose bankarikirire ushyire mu mibare umbwire ngo baranganute. Abo basirikare nimba ari benshi, ufate n'ibindi 7,000 by'abacashuro mbere gatoya, ufate n'abandi 6,000 boherejwe n'igisirikare cy'u Burundi, ufate n'abari bahasanzwe n'abasirikare ba FARDC, umbwire ngo abasirikare baranganute baje guhangana n'abasirikare b'Umuvetro badasanga 5,000. nyine bihuza nuko M23 itari gukubitwa. Impamvu ntago iri gukubitwa, imirwano ntago M23 iri gukubitwa ngo bayisubize. Yo iravuga ati twebwe bari kutugabaho ibitero, nibyo bari kubagaho ibitero. Nyine babivuga mu bwo buryo bwo kuvuga ngo kutugabaho ibitero, nyine bakoroshya katari ukwirenda. Oya baroroshya kandi twebwe ingabo za Kinshasa zirimo kutugabaho ibitero, bese bakoroshya bikarekeraho. Reka nkubwire bari kuvuga ati twebwe ingabo za Kinshasa zirimo kutugabaho ibitero zikanica abantu bacu. Urumva nta gitero gifa gusigura. Turi kumwe mu makuru, ntituri kumwe umunsi ku munsi. None se ni ryari M23 bari bayikura mu gace? Akayi bayikuye bajya bayisunika mwa iyo bayisunitse no kubushake irongera ariko ikagaruka. Ntabwo bikunda kubaho, urumva ntabwo bikunda kubaho, ariko nta bitero karundura biri kumva nkubwire ijya gutaka vuga ati twebwe turaje. Oya ibakubitiwe namaye nkawe ijya gutaka baba bayikubitiye Gatogota hano, bayikubitira Gatogota. Urumva banzi nyumve Gatogota ubwo bari gukubitwa banzi nyumve muhungu. None se bari kohereza ingabo iba yakubitiye Gatogota igakubitirwa Kiriba igakubitirwa hariya, ariko mu kubataka nyine ntibivuza ko wenda basubiza inyuma burundu, ariko barasamwo baki. None ko baravamo bamara ko barasaho M23 karakara ku cyembe turi bakitarasko
M23 kuki uvuga itaraswa Impamvu gusa ikintu cyo twavuga reka mubwire aho mpagarutse wenda mpagarutse oya aho mpagarutse wenda M23 wenda yo iri kurwanira abaturage urumva ariko kandi na leta ya Kinshasa nayo iri kurwanira ubutaka bwayo yo iri kumva ko iri gutwara ubutaka uretse gatoya yo iri kumva ko iri kurwana aduye barwanira ubutaka bwabo yego nibyo barwanira ubutaka ariko we nyine urumva leta ya Kinshasa irwanira ubutaka no kwisubiza ibice urumva iyo irwanira ivuga kiri kwamburwa ibice byayo M23 karwanira ivuga kiri kurwanira abaturage kuko bavuga ko abasirikare bari hariya bari guhungabanya umutekano w'abaturage kandi M23 ikagaragaza ko irwanira abaturage ndabyumva ariko kandi nabo nk'abasirikare bafite igisirikare cya leta baba bazanywe nk'imashini zibazaje ku rugamba kugira ngo zirwane zisubize aho zambo urukundo mva neza cyane aho ngaho ndi kuko ariko reka vuga nanjye ndavuga aho rero ntibivuze ko M23 netagira gute irarazwa rero niyo wataka utakubiswe ariko wataka utakubiswe ariko wataka bitewe n'uko ariko mu rugero rutoye sibyo tuvugisha ukuri bwa Nelson uri mu rugendo uri kwigendera uri mu modoka yawe usanzwe nayo urugero rwo mu rugamba none se byose ni kimwe suppose kujye kureba umurwayi ukomerewe kwa muganga kandi kari ngombwa kujya kumukiza hanyuma ugeze ahantu umwe araje aparitsa undi aparitsa imbere yawe undi aparitsa hano ku ruhande undi aparitsa inyuma nturi bujye ibumoso nturi bujye iburyo nturi bujye hehe kandi aho uri kugerageza uri kubwira wese ari kukwangira gusa umuntu umwe gusa n'ushobora gutanga uburenganzira ukagenda uwo muntu yabyanze kandi yakomeje kuza izindi modoka nyinshi nturi buzisimbuke nta kintu bukore wakora iki usibye gutabaza amahanga kugira ngo arebe icyo yakora M23 ntabwo yakubiswe ahubwo itewe impungenge n'ikibazo cy'abasirikare bari koherezwa kuza ku rugamba bakaza kandi gahunda ari imwe gusa ariyo kuza kurwanya M23 isaha ku isaha bashobora kubarasa nibyo bakaraswa ahubwo yakibare kurwanya M23 gusuvuza ahubwo naringize ngo ugiye kuvuga ngo bakaza baje kurasa abaturage kwica abaturage none se iyo bagiye kurasa M23 abasivile barabasiga oya harabarasa nabo abarokoka nakubwiye kari none se abasirikare 500 bagiye imenebwe gukora none ujyukuri wenda tukurikirane amatangazo M23 yose yagiye asohora uzumve bagaruka ku basivile bapfa umusirikare ntibamubara iyo yapfuye nuwabo barabyimenye ahubwo umusivile wapfuye aba baza kurusha abasirikare 100 bapfira okay ko bari mu rugamba okay pasfi ndabyumva ntaribi ariko ikintu nashaka kuvuga ndagira abantu badukurikiye banumve neza ko M23 nayiba yarashwe leta ya Kinshasa FDN bizo zira ahangaha zo zivuga ko urugamba ari urwabo none ku mucancuro ahangaha rero umucancuro no yamaze kuva kwizima abona ko urugamba yaje muri rwanyarwo yamaze kubona ubundi bo baje bumva ko baje kurwanya inyeshyamba zo muri Afrika ari abantu bari aho nyine urumva baje kwaje kurwanya nyine n'abandi inyeshyamba nyine ziraho zo muri Afrika nyine zitaza urugamba abandi bo bakazavuga ati twebwe twarwanye za Afghanistan ngo turwana za Ukraine ngarango turwana za Iraq harimo n'abarwanye za muri Iraq bashirwa ibyaha by'intambara ko barwanye muri Afghanistan nyine ikintu ushaka kuvuga ntabwo uri kucyumva ntabwo ushaka kucyumva bo baje bikomanze mu gatuza bareze ibituza bya danje ni ibisore urumva ariko bahageze ewana bahura n'abana bazi ishyamba mu misozi barakuza ati dore mu mugambanyi reka nkubwire mucancuro ariko kandi ari mu mugamba buri ikintu kintungura ni ikintu kimwe abacashuro barakubitwa ngo bazane no zagambanye ngo mwanze mu bakure mu rugamba barakura muza rendo mwe murafata bukabo murahazi barakuze ntago turi bwonye gusura ku rugamba ariko hari ibintu nabo baje batatekereje barabakoze ati ntago turi gusura ku rugamba ati mutaraduha umugambanyi urimo ati mutarakoramo wazarendo no mpamvu wazarendo zagize gutya zagiye ku ruhande ziravuga ati ku ruhande yabatereka tube twirebera akamaci reka dufane bajya ku rugamba bakajya bakamera bamera nk'abandi bavuga ngo piga ye urumva batangira gufana M23 urumva avuga ati turagiye ariko muzaduhamagara tutakibikeneye mbese niba bahamagaye bakabazana ku rugamba ntabwo atero sa twumvikane mugaruka twumvikane noneho muze mujya imbere ubu wazana no zo kugira zerekana ati ni hariya hari komandinga rega ntabwo wazana ndo muri rugamba hanyuma reka tuve ku ikintu katwinjire mu makuru tujye mu makuru sasa tuzinduye munyemerere tujye kuri General Masunzu tubare duhera breaking General Masunzu wayoboraga zone ya gatatu y'intambara ubu tuvugana muhaguruke mu mwakire muri M23
ubundi butuvugana amakuru ahari nuko umujenerali Sultani Makenga ari buze kuba yakira umugabo bita General Masunzu, aramwakira nta mwakira muri M23 inde Masunzu yego kankubwire ari ibintu ngemba numva ari nibyo ntumva Masunzu nibyo biri kuvugwa ngo yagezeyo ubwo kare biri kuvugwa biri kuvugwa reka tubivuge dutuje kugira ngo abantu baze kubisobanukirwa. Masunzu uyu mugabo duherukana twumva ngafungiye Kinshasa, duherukana twumva ngo yahinduriwe inshingano. Uyu mugabo yabuze kuri radari kugeza ubwo bari kumushakira muri M23. Erega ntago ya joininze ngo yahahungiye cyane ngo yahungiye, ariko biri guhwihwisa yuko ashobora no kuza kujoininga akifatanya nabo. Amakuru ufite breaking news nuko wazalendo zose zamwanze, urumva FARDC yamwanze niyo yasubira mu rugamba nta numwe wamwumva. Ubundi dore impamvu uyu mugabo ngo bikibundi byabaye mu ijoro, bimaze kuba mu ijoro baramubwira ati ukuntu bimeze wowe ntago tubwize ngo tukugire wowe ugomba kujya muri wazalendo. Ono wa muri wazalendo ukafatanya nabo kurwana wamara gufatanya nabo kurwana tuzaba tuguhishe turabona bari baraguhiga imisi mikeya umva nibo baraguhiga nyine utwo niko dukuru dufite ariko mu by'ukuri kwari ukumushyira hasi urumva amakuru ahari atari ivumbi. Uyu mugabo ubundi byanyabyo muramwakira muri M23 cyangwa muramwakire muraza mujyana abandi wa mugore yavuze ahubwo reka nkubwire Nyabarongo ngo bamugaburire inyama Nyabarongo naza ngo bakoremo ko nimara kwagasha simbara umutima gusa nukuntu gwazabigera urumva. Hanyuma uyu mugabo biri kurundi rwe ujya muri Nyabarongo. Hanyuma beki nezi nanyi z'amakuru nayo nateguye uyu mugabo biravugwa ko ngo babagore yakoresheje yica wa mukobwa yakoresheje yica vice governor. Burya ngo ujya mu vice governor ntacyo yari atwaye, ahubwo ngo bano bantu ngo baba batasi nibo none wese atangira gukoresha akajya atanga amakuru ngo muri M23 urumva ngo yana ibitero biri bugabwe ngo kugira ngo hirindwe ngipfu z'abasirikare bo mu Masunzu muramwabikira hani mu mwakira Masunzu baramwakira cyane bamwakira Masunzu ntabwo kubera ko ntabwo bamwe najya mu byumve none se reka mubwire uziko gahunda yari muri rugamba harimo Rokritom ni nk'umupira niko twagiye muri football harimo Rokritom hari kwanga ndajyari twagiye muri Rokritom ariko ahanga none ngewe ndi M23 nuko bakunda kuvuga ngo nyine politique ngo nta mwanzi wo muri politique nta n'umukunzi ntawe. Hanyuma ubuse Masunzu yagenda agasobanura uburyo yishe makanika M23 turamutse yiwe kikakira agasobanura uburyo yishe vice governor w'intara Kivu y'Amajyepfo. Tuve kuri governor M23 iramutse yiwe kikakira General Masunzu nkuko biri kuvugwa naga ari kwibeshya ahubwo bamwakiriye sha umva nkubwiza ukuri uyu bamukoresha umva nkubwiza ukuri si ubuturufu bundi nubwo turi kuvuga inkuru ngo General Masunzu baramwakira muri M23 nago bishoboka na makuru twumvishije nibyo twumvishije nta confirmation dufite ariko twareba tukabona bishoboka kuko nta hana afite hohungira none kandi Kabila nawe uretse gato kiraho Kabila nawe n'uru rugamba nawe yararurwanye yari n'umwanzi mubi yisha abantu benshi kugira ngo muze kubyumva. Rero bishoboka ko umugabo amwakira rero nimba Kabila arisha abantu benshi akaza muri M23 rero yaje muri M23 ari ubuhungiro kuko iyo yari wose bamworezaga abantu bajya kumwica urumva aza muri M23 nk'umuntu w'umunyamafaranga umupolitisiye uziranye n'abantu benshi ufite abaperezida benshi baziranye bafasha M23 bakicara ku ntebe biganiro bakadiringa nk'umuntu wabafasha gukura Kisekedi yaba bamwishe cyangwa batamwishe nk'uko yabipanze kuko Christian Chwesi Wangesa bivuga ko yakoranaga na Kabila ngo bivugane nde Kisekedi n'abandi bajenerali bari hariya rero naba Moise Katumbi ntabwo rero uyu Kabila bari kubura kumwakira ngo nuko ngo barwanye ngo yabagambaniraga urumva niyo ma politique nyine nta mwanzi bamo kandi kankubwire politique ni nk'amibe politique ni nk'amibe igenda kibasiri politique ni nk'amibe kuko amibe uyiha umuceri ukayiha inyama ukayiha amata sekonda rimwe iti kwihinduka deregite kandi ikintu gitangaje warya za mayonnaise warya iki ibintu byose bishoboka kugira ngo uzashyira umubiri uzashyira akaraso ku mubiri biragoranye none ibyo nakubwiraga nimba barakire Kabila twanire nk'abarya ibimbuto nimba barakire Kabila yari yarabazengereje uzabantu Kabila yishe ni benshi muri M23 benshi
ni ikigaragaza ko na Kisekedi aje bamwakira fesiga bampaye nkawe reka mubwize kuri niba warakiriye umugabo bita Joseph Kabila Kabange ariko Kisekedi ni ikigaragara ko na Kisekedi aramutse aje bamwakira uti gute niyo mpamvu niyo Masunzu rero ashobora kuza akavuga ati twumvikane nari mu kazi nawe Makenga uri umusirikare nawe ntiwishe bake icya kabiri naha ngaho uri nawe ntiwabuze bake uri tura urumva rero nanjye ibyo nakoze byose nari imashini yande Kisekedi kari akazi nari ndimo rero zari inshingano zanjye nk'umusirikare nagomba gukora nk'umusirikare ariko ikibazo gihari ni kimwe hari abam emweto hari ukumwemera rigutuma nasoza ukuntu ashobora kuvuga kandi bikumvikana kavuga ati rero njyewe nine ni mumbarire nye ntabikoze kandi ntacyo nahinduraho byarabaye urugamba none washobora kuza akavuga ati njyewe ndabafasha ati njyewe ndabafasha ati noneho ni kimwe akavuga ati njyewe akavuga ati dore akabakubita map turanyurira aha tunyurira aha ngaha pato izi nazisiza turakubitira muri weakness none agahita namagana n'abana bwate nongeye mfite n'abandi ndi buhamagare baze dufatanye yego urugamba ni rurerure cyane reka nkubwire gute batamwemera uzi ikibazo gihari ni iki uyu Pacifique Masunzu kujya muri Muvetura nibyo yajyamo ariko hari abantu batavuga rumwe bazamuhitana n'ubundi dore ikibazo gihari ni iki bande bahitana abaturage kereka isa sezera side kiva kavuga ati ngaho ndi cyukubire na side kivuze ndasubira nyamara bahumeka ariko bwana Nelson ukuntu bahita bavuga ikintu cyo gihe bashobora kwita bavuga bavuga ngaje kugambana kuko nanjye kano kanya nakubeshye Masunzu aramusaje turi kamwemera navuga ko niba taba amaso arabamara ntago yabamara kubera ko yabamara kuko byamuhindukanye ibintu byamubereye bari abantu yizeye ntago ari bene wabo politike ni nka amibe kwe aze wemera ko bari abantu ntacyo bapfana na Masunzu akantu ka amibe ari umuntu wakanyandikiye urumva umushiti wanjye uri hanze n'igihugu nari ngiye ari muri Sweden umva ukuntu yanyandikiye ngo politike rero tuko tuyimoje yashyize ukuntu tungana ngo politike ngahwi ngo bamuhindutse nka amibe mu nda ati niyo byiza byose amata n'ibindi yarangiza ikakuraza hanze barangiza ugategereza kubyibuha ukabura umubyibuho ngikuraza hanze ngikuraza hanze agati politike ati ni nka amibe ati kuyiha byose yarangiza ikakuraza hanze kuyogera utuzi nk'ibisanzwe dukonje agera hanze bakinjira umuntu yareba isura yawe akayiyoberwa hanyuma bwana Pacifique rero ngango kugusa Masunzu ibyo nibyo biri kuvugwa ntabwo tubihagazeho katugaruke kuri bene wabo urumva ntabwo tubihagazeho tugiye kubitegereza turebe ibyari byo ntawamenye nimba bagiye mu ntare za Salama biragoye ko kano kana ntabwo twapfa guhita tubyemeza 100%, ariko abayagiyeyo nabyo twabyakira tugereze turebe ngo bazamukariza update za hanyuma update hari abaturage hari abari kurwana kuri ubu na moko ageze hagati subunane ababembe urumva hakaba abanyindu hakaba n'aba b'abafurero hakaba n'abangaba ni aribo babaya abafurero ndetse n'intera hamwe hanyuma byabaye kuri uyu munsi n'undi tariki ya 18 masaha mu gitondo ku isaa 8 z'ijoro gitero gikomeye cyane cyagabwe n'aba barwanyi n'undi bafuri bafatanyije ahantu bita Kiryama ndetse nabo bita Gatobwe n'utundi duce tugeze kuri tubiri hari nako bita Ruhuha utu duce twombi rero kari dutatu bwana Nelson twaberemo ibitero bitunguranye ahantu bita hafi no kwa Mugabo nyaboneka ahantu ngo habereye isibaniro rikomeye cyane abasore batwirwaneho baraye bakoza akazi kugeza ubwo bafashe intwaro urumva zikomeye cyane ng'intwaro zigeze kurenye muri intwaro enye kuzambura abasirikare ntabwo babyoroshye kandi hano hagabye ibitero abasirikare b'u Burundi hagabye ibitero FDLR hagabye ibitero Wazalendo mu bice bigeze kuri bine kandi batakira rimwe kugira ngo mu rwego byari biriho gusa amahirwe ahari nuko nkuko ku munsi w'ejo twabivuzeho ko twirwaneho yavumbuye amakuru igihe za Wazalendo zari ziri gusubiranamo n'iki gisirikare cy'u Burundi aho bari gusubiraniramo hano muri tuno duce tugeze muri dutatu tubarizwa hano n'ubundi muri Minembwe no kuvuga ngo ni za Rurambo bakarwana hano za Ndondo ya Bijombo yego ni Ndonde ebyiri bakaharwanira ariko bikarangira batageze gute
batatatse kuri twirwaneho ndetse barwaniraga n'ahaza Gahororo ndetse n'ahantu ku ishyamba rya Kabashi ariko ntibataka kuri Muveto ntibataka twirwaneho bwarije twirwaneho ravuga ati ibi bintu byabaye ati nubwo twireberaga nk'ari filimi ati bushobora kuza gucya ibi bintu bikaza kutugeraho niko byagenze neza cyane aba bana basigaye bafite mate basigaye batekereza ku rwego rwo hejuru cyane kuko batekereje ibyo batekereje birangira bishyirwe mu bikorwa nta numwe wigeze uryama abo bati twe twasinye kurinda abaturage nk'uko twabibwirijwe tukanabitozwa ni makanika arya wahoze abayoboye uriya wigendeye ati rero ntabwo tugomba gufata izina ryiwe ngo tuditeshe agaciro ngo dutume abo yemerewe gupfira abo yapfiriye ngo bapfe kubera twebwe twananiwe inshingano zacu zo kubarinda hanyuma biyemeje kurinda ababyeyi babo n'abana babo na base na basekuru byagenze bitero bwa Neriso dore ukuntu byagenze operation yaje saa 8 z'ijoro saa 11 za mu gitondo twirwana wari yamaze gukubura gusa bakuru ufite uko bakiriye ngo musada aturutse kure Muvetura gusa simbizi nibiri kuvuga ariko wahaturutse ngo waje ngo barafatanya barabakubita mukanya gatoya ku isaa ine nibwo amakuru ya nyuma ngezeho avuga ko ibitero byarangiye ngo tuvugana muri birace by'Imurenge hari umutekano gusa ikibazo cya drone ngo kiracyateje umutekano mukiya cyane kandi drone ngo kwirasa byabaye ikibazo gikomeye cyane drone iri kuzenguruka isa n'isura ariko subu twavuga ko none iri koherezwa nande basunzuka dahari iyi drone iri gutumwa nande uyu mugabo mushyashya katarinjira urugamba ngavuga ngararutangiye mu buryo bweru kataranimikwa iyi drone iri koherezwa nande aha rero ni mu Rubero ni muri Rubero aho UPDF na FARDC bahanganye na barwanya ba Wazalendo rero ubu tuvugana Muvetura tayari dusoreze nyine hano aya makuru y'iminembwe tuyasoze no kuvuga ngo update n'ubundi narisaga nkaho nzirangije gusa ibyo bitero byabayeho byabashije gukomeretsamo ngo abarwanyi ba twirwana bageze kuri 3 ubwo of course irumvikana ko ashobora kuba nimo nabasize ubuzima batatangajwe urumva ibitero ngibyo byamaze hafi amasaha hagati ya 4 na 5 byagombaga kugira ababigwamo ariko tayari nubwo hapfamo 10 batanu bakarokoka nta kibazo ariko barokoye abandi bazima hanyuma andi makuru atugera avuga ko muri Katana bwana Neriso ibintu byakomeje kugorana ifu zato na hato ziri gukomeza kugenda zigaragara Muvetura ngikomeje kugenda yivugana abantu batari bake kandi ibi bintu bikaba bikomeje ngo kunengwa n'imiryango mpuzamahanga ariko Muvetura ikatangaza ko iri kubikora irengera abaturage batuye muri bira bice bitewe n'ikibazo cya Wazalendo ziyambika gisivile zarangiza gafata intwaro zikatangira kurasa mu migongo y'Muvetura ibi ni ibibazo bikomeye cyane kuva byagatangira mu mpera z'ukwezi gushije n'ubundi kwa gatandatu hatangiye ibitero bigiye bitandukanye byaba barwanyi ba Wazalendo aho bagiye babigaba ku barwanyi ba Muvetura mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwa hano muri Katana muri territoire ya Kabare ndetse ni territoire ya Karehe ukarebye zihanye imbibi hanyuma rero makuru angera avuga ko M23 irambiwe agasuzuguro ndetse n'iyicwa rubozo rikomeje gukorerwa abaturage mu gihe bagira gutya bakaza bagakwabuzamo bake bakabatanga uko babaha amafaranga urumva baracyakorwa ibikorwa by'ubushimusi kandi mu bice M23 iyoboye bityo rero ngo ku mpamvu z'umutekano nta gikorwa kibi kigomba kubera mu bice M23 igize gute iyoboye niyo mpamvu ngo hafashwe umwanzuro karundura ugamije kushakisha Wazalendo FDL ndetse n'izintera hamwe nyine baba basemuse abantu bose bakekwa hugizi bwa nabi abe nibisambo bibarizwa mu bice M23 iyoboye ngo ntibabishaka ngo igishaka kibe niyo mpamvu bagomba kubacakira bose rwa mikono ugerageza kubarwanya ubwo tayari murumva iyo agomba kujya singombwa kurondogora hanyuma rero bwana Nelson uko bihagaze gusa ngo kavumo naho ngo hashobora kuza kuvumbuka ikintu kidasanzwe indi breaking news iratubwira ko ingabo nyinshi z'abanyakolombia Colombia nyaboneka ngo hafi na Uvira imirambo yabo ari myinshi cyane ingabo nyinshi z'abanyakolombia bakomeje kuhagwa mu byukuri abandi bakomeje gufatwa amatekwa anga n'urugamba rubereye gato cyane ujya kwinjira Uvira bisa nkaho urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira tayari
rutangiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo tugiye kubirebera hamwe muri kano kanya, tugiye kureba ese koko urugamba ruratangiye. Amakuru avuga ko ingabo za FDNB zo zikomeje gukinagira zikizwa n'amaguru kuko ngo nta mwanya wo guta zifite, bigaragare ko Bujumbura igiye kuba yakatakwa ndetse na Uvira icyarimwe. Tuza kugenda tubirebera hamwe byose muri aya makuru. Reka rero tusa n'abashimira, tuzakora komite twara wari kare tubabwira uko urugamba rumeze muri kano kanya. Ariko mbere wenda ko tubashimira nimba hari update zikubite twikanga twihute. Update zihari ni muri Rubero n'ubundi nuko wari wasi Rubero kandi maze kuhavuga mbabwira ko urugamba rwaho rumeze nabi. Urugamba rumeze nabi ruri kubera mu duce tugeze muri dutatu. Yego, guturuka hitwa Kageri, Kasuo, Kipese ndetse naho bita Musyenene. Ubwo urumva tubaye tunetene. Biragaragara ko twose turikumvikana mu masaha. Biragaragara ko Mvetura yamaze guhaguruka. Mvetura ni iri guhangana buriya UPDF nta nubwo ikibarirwara muri Rubero. Buriya nubwo mbona wagira ngo ni UPDF iri kurwana, ariko amakuru mfite nuko Mvetura ari iri kwatakana na bano barwanyi ba Wazarendo, bano bicemo ibice bibiri nabo bajya bagira gutya bagakomana, noneho kwishuro ngo bisa nkaho bafatanyijemo, bakaba rero aribo bari kugaba ibitero bikomeye cyane. Hanyuma rero bwana Neriso, muri Masisi naho naga ibintu byoroshye, Nyabyondo byakomeje kuba ibibazo. Nyabyondo ahantu bita nuduce turi Rusamambo, iba Rusamambo hagati aho ngaho nta Preto na Rusamambo, ni hano musi ya za Pinga, ninza kuyibuka ndaza kubabwira, ni hagati ya Pinga na Nyabyondo haberamo urugamba rukomeye cyane. Aho rero ahantu bita Breusa hari agace kegeranye na Breusa, muze kunyibutsa muri komenti shobora kwa nakibagiwe, gahereranye na Breusa akunze kubamo FDLR nyinshi cyane. Yego, akunze kubamo FDLR nyinshi cyane. Aha rero hari kuberamo urugamba rw'imbatura mugabo M23 nta mikino, ndetse n'izi FDLR nta mikino zifite, ngo barashaka kwirukana Mvetura ku bwishi. Gusa Nyabyondo mwumve ko harapfa umuntu, uko byagenda uko ariko kose araza kuba hapfa umuntu, kuko urugamba ruri kwabera rurakomeye cyane. No muri Rucuro nuko nguko. Ubwo rero wumva ko mu makuru azakuza turaza kuba dufite amakuru menshi cyane. We nta kindi kintu usabwa gusa no kureba aho hasi guni handitse subscribe, hanyuma ugakandaho, ubundi ibintu bikagenda neza cyane gatanu kurageza ka ngango ukorera ko tubashimire ngirango impamvu twihuse nuko muri amasaha yadufashe, hanyuma mu kanya tuza kuba tugaruka tugeza amakuru aza kubagezweho. Mwakoze Pascal kushimire akoze cyane bwana. Namwe reka mbashimire tuza kuba dusubira mu kanya gato cyane. Bye bye.